Inzu irimo iragurishwa iherereye ku Irebero. Ku bantu basirimutse murabizi ko ku Irebero ni quartier ya VIP. Iyi nzu irimo iragurishwa ku giciro cya $300,000. Ni etage nziza ifite design nziza haba imbere ndetse no hanze. Igaragara neza cyane uri hanze utuvuga ati ino nzu ni nziza cyane. Ikaba ifite ibyumba 4, dusha toilette 3, salon, salle à manger, igikoni cyo imbere, ikagira stock imbere ndetse ikagira akarusho na office. Ni inzu ifite umwanya mugari haba mu byumba haba muri salon ndetse haba no mu gikoni. Ifite ibikoresho byiza, imiryango myiza, ikagira amadirishya meza utasanga handi ndetse n'amatara agaragara neza agezweho abantu basirimu murabizi muraza kubyibonera. Ikagira parking ushaka kujyamo imodoka 3, jardin nini cyane itakijwe n'indabo nziza cyane. Mbibutsa ko ino nzu iherereye muri quartier ya Rebero. Ku bantu babizi mabisi ko ku Rebero ni ahantu heza muri neighborhood nziza ku muhanda wa kaburimbo. Déplacement yawe izaba ari nziza, kuhatura bizaba ari byiza cyane, cyangwa se no gukodesha ni inzu zakwinjiriza amafaranga menshi. Ushaka kureba ino video mu buryo burambuye wasura YouTube channel yacu ariyo Ruhima-Real-EstateB. Mbibutsa komeza ko like, share and subscribe.